Reka dushime Imana ku bw'amahirwe tugize yo kwiga ijambo ryayo kuri uyu munsi wa none. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Marko nicyo cyigisho turi kurebera hamwe muri iki gihembwe. Insanganyamatsiko dufite muri iki cyumweru iravuga ngo yarafashwe acirwa urubanza. Icyo kwibukwa kikaboneka muri Marko igice cya 14 umurongo wa 36. Ati, aba data byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko bigiye kuba uko ngiye mbishaka, ahubwo bibe uko weho ushaka. Aya niyo magambo y'icyo kwibukwa turi kuzirikana cyane muri iki cyumweru, ubwo turi kwigira hamwe ingingo z'iki cyumweru. Ingingo y'uyu munsi rero ifite umutwe uvuga ngo gusiga byose ugahunga aho Yesu ari. Gusiga byose ugahunga aho Yesu ari nicyo cyigisho tugiye kwigira hamwe kuri uyu munsi wa none. Mbere yuko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi, dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimye ko wakomeje kubana natwe ukaturinda. Turakwinginze rero kugira ngo Mwuka wawe wera aze abane natwe mu cyigisho tugiye kwigira hamwe kuri uyu munsi wa none. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kuri uyu munsi rero tugiye gusoma muri Marko igice cya 14 umurongo wa 43 tugeze umurongo wa 52. Umutwe w'amagambo uravuga ngo bafata Yesu. Nuko akibivuga, Yuda umwe muri abo 12 azana n'igitero gifite inkota n'ishyimbo giturutse ku batambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru. Ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso, ati uwo ndi busome niwe uwo mufate mumujyane mumukomeje. Nuko asohoye uwo mwanya aramwegera, aramubwira ati, mwigisha. Aramusomagura. Baramusumira, baramufata. Maze umwe mu bahagaze aho akura inkota ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi. Yesu arababaza ati, harya muhurujwe no kumfata nk'uko muzira umwambuzi, mufite inkota n'inshyimbo? Iminsi yose nahoranaga namwe mu rusengero nigisha ko mutamfashe, ariko ibi bibereyeho kugira ngo ibyanditswe bisohore. Maze abe bose baramuhana barahunga. Nuko umusore umwe amukurikira yifubitse umwenda w'igitare, baramufata, basigara umwenda we ahunga yambaye ubusa. Basigarana umwenda we ahunga yambaye ubusa. Nshuti mukundwa, dore nguko uko Yuda yagambaniye Kristo. Yuda byabaye ngombwa ko azana n'igitero cyari kije gufata Yesu. Nuko Yuda ahitamo kugambanira Yesu. Nshuti mukundwa, mbese niki kibaye hano cy'ingenzi cyane ku nama y'agakiza? Birababaje kubona umwe mu bigishwa ba Yesu bamubaga hafi cyane yaramugambaniye ku banzi be. Ubutumwa bwiza ntabwo butanga amakuru arambuye ku mpamvu yateye Yuda gukora ibyo. Ariko Ellen White yaranditse ati, Yuda yari afite ingeso yo gukunda amafaranga, ariko mbere yari ataragera ku rwego rwo gukora igikorwa gikabije nk'icyo. Yari yarakujije ingeso mbi zo kutanyurwa kugeza ubwo arizo
zarangaga imibereho ye yose. Urukundo yakundaga ubutunzi rwarenze kure urukundo yakundaga Kristo. Iyo ngeso yamugize imbata, maze yiyegurira Satani ku buryo yemeye gusaya bikabije mu cyaha. Wifuzwa ibihe byose, paji ya 561. Ubugambanyi bubabaza buri wese, ndetse bubabaza n'abagambanyi ubwabo. Ni ukuri, ariko igikorwa cya Yuda by'umwihariko ni kibi cyane, kuko yashatse guhisha ubugambanyi bwe yitwaje ubucuti. Yahaye abari baje gufata Yesu ikimenyetso cy'uko uwo ari busome ari we bafata. Biragaragara ko Yuda yashakaga guhisha Yesu ndetse n'abandi bigishwa uburyarya bwe. Aha hantu inshuti, biratangaje cyane kubona Yuda yagambaniye Kristo, ariko umwambaro w'ubugambanyi ashaka kubuhisha mu bucuti. Ashaka kugaragaza ikimenyetso cy'ubucuti, nyamara agambanira Kristo. Imvururu zavutse ubwo igitero cyafataga Yesu. Hari uwafashe inkota. Muri Yohana igice cya 18 umurongo wa 10 ndetse kugeza wa 11 havuga ko ari Petero, maze aca ugutwi k'umugaragu w'umutambyi mukuru. Yesu yavuganye n'imbaga y'abantu benshi, abacyahira gukora mu rwihisho ibyo babaga bafite ubwoba bwo gukorera mu ruhame. Ubwo yabigishirizaga mu rusengero, ariko yashoje avuga ko ibyanditswe byera bigomba gusohora. Icyo ni ikindi kimenyetso kigaragaza ibikorwa bibiri byabaye mu nkuru y'akababaro, kigaragaza yuko ubushake bw'Imana bwari hafi gusohora, ubwo ubushake bw'abantu bwashakaga kurimbura Mesiya. Nshuti mukundwa, mu kurimbura Mesiya nibwo ubushake bw'Imana bwari bugiye gusohora. Kristo n'ubundi yagombaga kwitangira ubwoko bwe n'urupfu rwe ku musaraba. Rero ubwo umugambi w'abantu wari ugiye gukorwa kurimbura Mesiya, ubushake bw'Imana bwo bwari bugiye gusohora. Abigishwa ba Yesu bose barahunze, harimo na Petero. Nubwo yaje kugaruka, wakurikiye igitero cyari gifashe Yesu, maze bikarangira nawe ageze mu kaga. Ariko muri Marko 14 umurongo wa 51 ndetse na 52 hatubwira iby'umusore wakurikiye Yesu. Inkuru iboneka ahangaha, itaboneka ahandi mu bitabo bine by'ubutumwa bwiza. Bamwe batekereza ko uwo musore ari Mariko ubwe, ariko ibyo nta kibigaragaza. Ikigaragara ni uko uwo musore yahunze yambaye ubusa. Uwo musore, aho gusiga byose kugira ngo akurikire Yesu, yasize byose kugira ngo ahunge Yesu. Nshuti mukundwa, dukwiye gusiga byose tugakurikira Yesu. Ariko benshi muri iki gihe cya none nabo bameze nk'uyu musore wasize byose ahunga Yesu. Ubwo bari bamajije kumwambura imyenda we yahise ari ku rugendo rwo gukurikira Yesu, ahubwo aramuhunga. Natwe icyo dusabwa uyu munsi ni uko twasiga byose maze tugakurikira Yesu Kristo. Aha rero dukwiriye guhitamo umugabane mwiza wo kutaba imbata y'ikibi, maze tugahitamo gukora nk'ibyo Yuda yakoze agambanira Yesu. Rero nshuti mukundwa, kubw'ubuntu bw'Imana
tukwiriye gutsinda maze tukazinukwa gukora icyaha ukundi. Inshuti, tukikwegera Kristo cyane tutiyoberanya nk'uko Yuda yabanye na Kristo yiyoberanya. Natwe kuri uyu munsi twemere dusanganire Yesu. Nibyo ngabasabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje. Tugushimiye ko wakomeje kuturinda ukabana natwe. Tugushimiye ko wongeye kuduha umwanya wo kwiga ijambo rya kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina.